Muhaye ikaze wowe ukoresha YouTube channel Musiga TV ku mwitozo w'uyu munsi tugiye gukora umwitozo ugizwe n'ibibazo 20. Ikaze. Ikibazo cy'ijana na gatandatu. Nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 150, B. Metero 50, C. Metero 20, D. Metero 10. Twabonye ko itara ribonesha ku cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga riba ryera, yego, rigomba kuba ryera kandi rigatuma izo nomero zisomerwa nibura muri metero 20. Ko twabibonyera niko twabibonye, tubona ko itara ribonesha ku cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga riba ryera, nta rindi bara ryaryo, kandi ngo itara ribonesha ku cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gukoreshwa iyo ikinyabiziga kigomba kugira bene icyo cyapa. Niba bibaye ngombwa ko ikinyabiziga kigira icyo cyapa, kiba kigomba kugira n'iryo tara ribonesha kuri icyo cyapa kiranga nomero z'ikinyabiziga, noneho iryo tara rigatuma izo nomero zisomerwa muri metero 20. Ikibazo cy'ijana na karindwi. Ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Ibyo byapa ukuntu biteye twarabibonye, ni ibyapa bifite amabara atukura n'ay'umweru, bimeze, hari igifite ishusho cyenda kumera nk'ingunguru n'ikindi giteye nk'iboroni ya mpande eshatu, bigira amabara atukura na yera. Ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara A. Umweru n'umukara, oya. Umweru n'umuhondo, oya. Ubuso bw'umweru gusa, oya. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cy'ijana n'umunani kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turasubiza kuri C. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gukatira feri, kugenda ugahita uhagarara mu buryo butunguranye. Nanone kubangamira abandi kubera ko wagabanyije umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagenda gake cyane mu muhanda, gake cyane nka kurya umunyamaguru agenda, wagabanyije umuvuduko ku buryo budasanzwe, ibyo birabujijwe. Ndetse no gukatira feri keretse bitewe no kwirinda ibyago. A na B ni ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu twashubije kuri C havuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cy'ijana n'icyenda. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bidashoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroke ziziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara. Iyo romoroke igaragazwa mu buryo bukurikira. Twahoze tubona ko ikinyabiziga cyawe mu gihe ari romoroke ikuruwe nacyo, ngo romoroke mu gihe ikuruwe n'igare, velomoteri, ipikipiki, ikinyamitende, iyo romoroke inyuma irangwa n'iki? Iyo romoroke kuko yakingirije rya tara ndanganyuma riri kuri velomoteri riri ku ipikipiki, romoroke igomba gushyirwaho itara rishobora kuba ryera, rishobora kuba ari umuhondo cyangwa se risa n'icunga rihishije. Ibyo ntitwarabibonye. Romoroke ikuruwe na velomoteri, ikinyamitende 3 cyangwa 4, ipikipiki, niba hari imbogamizi zo kuba itagaragara nijoro nibura muri metero 200, icyo ni nk'aho ari itara ndanga rijya kuri romoroke ikuruwe n'iyo velomoteri cyangwa se ibyo bindi twabonye. Icyo gihe kuri romoroke hazajya itara A ryera riri kuri romoroke inyuma, nibyo. B ry'umuhondo riri kuri romoroke inyuma, nibyo. C risa n'icunga rihishije riri kuri romoroke inyuma. D ibisubizo byose nibyo. Twakabaye dusubiza kuri D kuri iki kibazo cy'ijana n'icyenda. Ikibazo cy'ijana na 10 kirabaza ngo
amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Twabonye ku ngingo ya 43 batubwira aho tugomba kuzimya amatara maremare. Bwa mbere ngo iyo umuhanda umurikiwe byoroshye kubona muri metero 100. Bwa kabiri iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi, hagati y'icyo kinyabiziga n'icyo gikurikiye harimo intambwe zitaze kuri metero 50. Bwa gatatu mu gihe cyo kubisikana, niba ugiye kubisikana n'umuntu uragomba kuzimya amatara maremare kugira ngo utamuhuma mu maso uwo mugiye kubisikana. Yego, noneho rero naje kubabwira ngo ibi bibazo bakoresha babaza, hariho niba ari ukwibeshya niba ari iki, ushobora kuzajya mu kizame ugahura n'ikibazo gisa n'iki cy'110 ngo iyo umuhanda umurikiye hose umuyobozi ashobora kubona neza nibura muri metero 200, zakaba yari 100 dukurikije uko igazeti bivuga. B, iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagize muri metero 100 keretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura kuri icyo kinyabiziga acana azimya vuba vuba amatara maremare. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu igazeti bavuga ko hagati harimo nibura metero 50. Rero narakubwiye ngo hano uzasubize kuri C avuga ko A na B ari ukuri, utitaye kuri izi metero zakabaye ari 100 zabaye 200, zakabaye ari 50 zabaye 100. Nkuko nabanje kubabwira ibiri mu igazeti, yeka ari kosa ryabaye ku muntu wateguye ikizamini, kuko tureba ibizamini bigenda bikorwa. Rero wasubiza kuri C. Igazeti tubwira ko ari metero 100, umuhanda umurikiye muri metero 100, ariko bashaka kubaza ikibazo bagashyira ngo umuhanda umurikiye muri metero 200. Bikubyumva? Ni kimwe na hamwe nababwiye bazakubwira umuvuduko w'ivatiri ifasi baguhe 75 n'utasubiza bayakwime, n'uhasubiza bayaguhe, kandi mu igazeti batubwira kilometero 70 mu isaha. Rero uhere iki kibazo wavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ariko wowe umenye ngo uzazimya amatara maremare n'umuhanda umurikiye muri metero 100, uzazimya amatara maremare niba ikinyabiziga cyawe gikurikiye ikindi hagati hari intambwe ziteze kuri metero 50. Ariko niba kubaza umuhanda umurikiye metero 200, ikinyabiziga gikurikiye ikindi muri metero ziteze muri 50, twito bakazishyira 100, uzahasubiza mu buryo bwo kugira ngo ubone amanota. Ariko igazeti byivuga nabyo turabibonye ibyo ari byo, sibyo? Bwa gatatu, ikidahinduka cyo igihe cyo kubisikana ugomba kuzimya amatara maremare. Twumvikane rero ko ikibazo cy'110 niba ubona gikosoye ko ari kuri C niko bigomba kugenda, kugira ngo twibonere amanota tubone uruhushya rw'agateganyo. Ikibazo cy'111, iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Urasunika akanyamizigo cyangwa akanyabiziga kawe, none iyo mizigo iragukingiriza kubona imbere aho ugana, uzakora iki? Nugushaka uguherekeza, nugukurura ikinyabiziga cyawe. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nacyo by'ukuri kirimo. Igisubizo ni ugukurura ikinyabiziga cyawe. Umuyobozi agomba gukurura ikinyabiziga cye, igisubizo kiri kuri B. Ni wikomeza gusunika ibintu utabona aho ugana, ahubwo urasabwa kugenda ubikurura aho kugira ngo usunike ibintu utabona aho ubiganisha. Igisubizo rero ku kibazo cy'111 igisubizo ni kuri B. Ikibazo cy'112, uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa se inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. A, mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari muhanda w'icyerekezo kimwe. Nuvuga niba ari imodoka niba ugiye guhagarara, hagarara iburyo ukurikije aho waganaga. Byumvikane ko A ari ukuri. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru, iyo umuhanda ugafite ari ku mwanya w'ibiziga n'ako kayira nube warenga santimetero 50. Niba ugiye guhagarara iruhande rw'akayira k'abanyamaguru nibura santimetero 50 ziboneke. Niyo mpamvu ku gisubizo ari C. A na B ni ukuri. Biremewe ko hagarara iburyo ni kuri A, uko badutubwira, keretse hari umuhanda w'icyerekezo kimwe niba wajya n'ibumoso, bivuge ngo A ni ukuri. B, zino santimetero 50 nizo hagati y'amapine y'ikinyabiziga cyawe n'inzira y'abanyamaguru zakabaye zisigara nibura. Niyo mpamvu batubwira ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cy'113, iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko
kibabereye imbogamizi kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko nibireba ibinyabiziga bikurikira, iki kibazo si ubwa mbere tukibonye hano. Ibinyabiziga bitarangwa ni velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Kurangwa, kugaragazwa, niba uhagaze ahantu habujijwe, niba uhagaze ahantu hateza abandi ibyago kuko batakubona, ikinyabiziga cyawe ugomba gushyiraho ibimenyetso washyiraho ari cya cyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, cya cyapa kigaragaza hari icyago. Bwa kabiri, ushobora gucanira icyarimwe amatara ndangacyerekezo yose y'ikinyabiziga cyawe. Bwa gatatu, ushobora kuhashyira itara rimyatsa ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rihishije. Ibyo binyabiziga bindi byarangwa uretse velomoteri cyangwa se uretse ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. A, velomoteri nibyo. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niyo mpamvu twashubije kuri C avuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cy'114 ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafitanye gahunda kandi batayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri aribwo kubwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Twarabibonye, ubutaka butsindagiye buriya butandukanye imihanda ibiri ntabwo bugenderwamo, ubujijwe kubugenderamo. Buriya butaka bwahagararwamo n'akanya gato, abanyamaguru babuhagararamo akanya gato mu gihe bashaka kwambukiranya iyo mihanda ibiri. Buriya butaka burimo hagati y'imihanda ibiri ntabwo ntuzabugenderemo, ndakubujije. Baratubwira rero ngo igisubizo ngo A, ubwo butaka bwo hagati butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. A na B ni ukuri, nta kibazo kirimo, ikibazo kiri kuri A. Buriya butaka tumaze kubibona ko tugendeye kubuhagararamo by'akanya gato mu gihe dushaka kwambukiranya imihanda ibiri. Igisubizo kiri ku nyuguti ya A ku kibazo cy'114. Byumvikanye aho ngaho. Ikibazo cy'115, ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Baratubwira ngo utarengeje metero 50. Iyi metero 50 niwo murongo utandukanya amatsinda abiri. Mu gihe hagati y'imodoka n'indi haba harimo metero 30. Uhuye n'iki kibazo uzasubize kuri metero 50 kuri A. Amatsinda azatonda uburebure bwa metero 500, hagati y'itsinda n'irindi hazemo metero 50 izo washatse kuvuga. Kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Itsinda rigacaho, hagacamo umwanya wa metero 50. Ukurikije iki kibazo ukuntu kibajijwe, wakumva ko bakubajije uburebure bw'amatsinda, sibyo? Kandi bayatubwiye ko ari metero 500. Ahubwo izi metero 50 bashatse kubaza hano ni metero zitandukanye amatsinda abiri. Metero 500 imodoka zatonze ari nyinshi zikora uburebure bwa metero 500. Igihe cya kabiri kilometero cyose hacaho metero 50, habona kuza irindi tsinda ry'izi imodoka nyinshi. Rero igisubizo kiri kuri A, metero 50. Mu igazeti tubona ku ngingo ya 49 ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa. Ikibazo cy'116, ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ya metero 100. Ntazari zirimo ku kibazo cyacu cy'116. Ibyapa byakabaye bigaragara muri metero 100 ukaba wakibonye. Bikozwe ku buryo ngarura rumuri. Niyo mpamvu uzagenda mu modoka nijoro ukabona icyapa uhise ukibona utarahagera, kandi wenda umuntu ugihagaze iruhande utamubonye kuko gikozwe ku buryo ngarura rumuri. Ntabwo ari muri metero 200, si 150, si 300, ni metero 100 kuko nazirimo twashubije ko nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cy'117,
imbibi ziri ku mpera z'ubwugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi rikurikira. Ni ukuvuga ngo ku muhanda hashobora gusigwa irangi rigaragaza imbibi z'aho abanyamaguru bahagarara zituma mu muhanda turi bugende nta muvundo. Izo mbibi zisigwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ryitwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri kuko nijoro ushobora gucana amatara ya mirongo ukayibona kuko yasizwe irangi rikozwe ku buryo ngarurarumuri. Rero izo mbibi zisigwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, ntabwo ari kuri bengi irangi ry'umweru ngarurarumuri, ntabwo ari kuri sengo ni irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, ariko igisubizo dufite ni kuri A, ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ni ingingo y'107 mu igazeti ku bimenyetso bimurika. Ikibazo cy'118 ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. No gusunika ntabirimo ariko inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Inziga zibujijwe ahubwo kugira udushyundu. Ibi biri ku ngingo ya 87. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Igisubizo cyacu kiri kuri B. Ikibazo cy'119 iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera no ku bipimo bya metero 3. Igisubizo kiri kuri C. Twabonye ko ubugari bw'ikinyabiziga gipakiye ntibugomba kurenga metero 2 na santimetero 50. Kuko muri iyi ngingo batubwira ko ubugari bw'ikinyabiziga, iyo twiga ku burumbarare ku ngingo ya 57, batubwira ko ubugari bw'ikinyabiziga ubwacyo ntibugomba kurenga metero 2 na santimetero 65, tutabariyemo amatara agaragaza ibyerekezo ndetse n'indorerwamo zibonesha ibiturutse inyuma. Ubugari busigaye bw'ikinyabiziga ntiburenza metero 2 na santimetero 65. Noneho ikinyabiziga gipakiye cyo kigira ubugari cyagenewe gutwara imizigo, kigira ubugari buto kuri ubwo, kuko ikinyabiziga gipakiye tubariyemo n'imizigo yacyo ntabwo kiba kigomba kurenza metero 2 na santimetero 50. Ariko niba imodoka yacu yikoreye ubwatsi bw'amatungo, amakara, ibinyampeke, ibishara, ikawa, imizigo ngo yagira ubugari bugeze no kuri metero 2 na santimetero 75, ndetse zazamuka zikagera no kuri metero 3 niba ibyikorewe bizanyuzwa hatari mu nsisiro kandi bigakora urugendo rutarenze ibirometero 25 uvuye aho bapakiriye. Urumva impamvu ya metero 3? Ni igihe bwa bwatsi uvuye kwahirira amatungo yawe wabukoresheje urugendo rutarenze ibirometero 25 uvuye aho wapakiriye kandi ukaba utigeze unyura mu nsisiro, icyo gihe ubugari bw'imizigo bwagera no kuri metero 3. Nibyo batubwiye kuri iki kibazo cyacu cy'119. Bakatubwira ku kibazo cy'120 ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibishobora kurenga toni zingahe? Twabonye ko ikamyo iyo ari yo yose itarenza toni 53 nta zari zirimo. Baduhaye toni 10, baduhaye toni 16, baduhaye toni 24, baduhaye ko nta kibazo kuri kirimo no twari busubize. Ubimenye ko ikamyo yose itarenza toni 53. Ni ku ngingo ya 67 mu igazeti y'amategeko y'umuhanda. Ikibazo cy'121 iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye mu buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera twabonye ko ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, mu gihe mu nsisiro bishyirwa iruhande neza y'ahantu habi. Ibyo twabibonye mu isomo ry'ejo. Rero
iyo icyago cyaranzwe kiri hejuru ya metero 200 cyangwa kiri hasi ya metero 150 bigaragazwa ku cyapa cy'inyongera. Abantu twabyiganye twabonye ko ibyapa by'inyongera bigiriye ishusho. Ibyapa by'inyongera bigira ishusho y'urukiramende, kikakwereka ngo iki cyago tukuburiye kikona kiraje tugisange muri metero 350. Utirara ko kiri muri metero ziri hagati y'150 kugeza kuri metero 200. Niba metero zaje hejuru ya 200 cyangwa zaje munsi y'150 bigaragazwa ku cyapa cy'inyongera giteye gite. Batubajije ngo ese ni icyapa cya kare gifite ubuso bw'ibara ryera? Oya. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, aho ni kuri se, ntabwo ari byo. Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ibyapa by'inyongera biba bifite ishusho y'urukiramende rifite ubuso bw'ibara ryera. Bari busubize kuri B. 122. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Amatara yo kubisikana niyo bita amatara magufi, twabonye kabonesha muri metero 40. Twagashubije kuri C. Amaremare abonesha muri metero 100, amagufi ariyo yo kubisikana akabonesha muri metero 40. Twagombaga rero gusubiza hano kuri C. Ikibazo c'123. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Amezi 2, ukwezi kumwe, iminsi 15. Nta gisubizo kirimo kuko bikorwa mu minsi 8. Ikarita jaune yawe hari ibyo ugiye guhinduraho. Ya karita iranga ikinyabiziga yangiritse se uzabimenyesha ibiro by'imisoro mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwe mu gihe cy'iminsi 8. Mu gihe twabonye ko ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga cyangwa se gihagaze gukora burundu, ugomba kubimenyesha mu gihe kitarenze amezi angahe? 2. Ikibazo c'124 aricyo twashorejeho uno mwitozo wacu. Twari twahereye ku kibazo c'106. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso hashijeho kwitonda. Icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Ejo twakoze umwitozo utumenyesha ngo itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka mbere rishyirwa he? Mu masangano kuri buri nzira. Twabonye ko rishyirwa he? Rishyirwa mu masangano cyangwa se rigashyirwa kuri buri nzira. None baratubajije ese ririya tara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka mbere hari icyo rihindura ku mategeko yo gutambuka mbere? Ntacyo. Subizo kiri kuri A. Ntacyo icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo gihindura. Niba uturuka mu nzira runaka urabanza utambuke mbere urushijeho kwitonda. Niba wemerewe gutambuka mbere bitewe n'icyapa cyabikweretse, uremerewe gutambuka mbere ariko urushijeho kwitonda. Rero rya tara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka urushijeho kwitonda, ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere. Ntacyo rihindura. Bari busubize kuri A. Icyo kimenyetso cyacu cy'itara ry'umuhondo rimyatsa ntacyo gihindura ku byerekeye gutambuka mbere.